niba ufite telefone ikaba ikunda gushyuha cyane, ikaba ikunda no gushyiramo umuriro vuba vuba, uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ibyo bintu wabihagarika. Nanone ukaba ugura nk'amamega, ugasanga amamega agenda yihuta vuba vuba, cyangwa se ugasanga telefone yawe ikunda kwinjirirwa n'abahakazi, ugasanga bakunda wenda hari nk'ukuntu uba uri kuyikoresha ugasanga nk'ibipublicité biri gukunda byiyamamaza. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ibyo bintu byose wabihagarikira hamwe. Uyu munsi nakuzaniye akantu k'ubwenge cyane nk'uko mumaze kubimenyera kuri iyi channel yacu ya Darius Tech. Murabizi ko ngenda mbategurira ibintu by'ubwenge gusa, noneho iyi trick nakuzaniye irakora 100%. hari nk'utuntu nyine ngenda mbakorera ugasanga bamwe byakoze, ugasanga hari abandi bambwiye ngo ntibyakoze. Nje ibintu mbazanira mba nagerageje kubikorera research, bitewe nuko ntabwo nakuzanira ikintu kitari bukore, mba nshaka nkuzanira ikintu kiri bukore 100%. Niyo mpamvu ibyo mbazanira manza kubikorera research. Hari ukuntu akenshi uzagenda ubona ukabona nk'abantu nyine bagenda bababeshya, mbega nyine ibintu byose bakoze ukabona wapi ntabwo bikora. Nje ibintu nkuzanira mbanza gukora research. Niyo mpamvu iyo nagerageje kugukorera ikintu nk'iki ngiki nkubwira kwandika muri comment ukabivuga ko byakoze, kugira ngo n'abandi bantu babashe kubona ko bya bintu bikora. Okay, nta kindi uzakora, uzaza kuri Play Store, uzaza kuri application ya Play Store, hanyuma nurangiza ushakishe iyi application bita NetGuard gutya, uzaza wandike gutya NetGuard. Iyi application tugiye gukoresha, tugiye kuyestara akantu ku kandi. Iyi application niyo izadufasha guhagarika biriya bintu byose nababwiye: telefone ishyuha, gushiramo umuriro, megabyte zishira vuba vuba, abahakazi kwa kundi ukuntu bakunda kutwinjirira. Hari ukuntu nyine gusanga abahakazi baratwinjire muri telefone zacu tutabizi, kandi uka application ibyo bintu byose kabibumbira hamwe kakabihagarika. Ibaze nawe nyine, ibaza ko kana. Ariko nge ngerageza kubakorera research nkabazanira utuntu tw'ubwenge. Niyo mpamvu nkubwira ngo umuntu utarakanze subscribe kuri Darius Tech yarahombye, ni igihombo gikomeye cyane kuri we. Okay, noneho uzaza urebe iyi application ifite iyi logo imeze gutya, hanyuma uyidownloadinge. Numara kuyidownloadinga uzayestara, uze uyirebe mu ma application yawe. Dore ngiyi ifite iyi logo imeze gutya, utazadownloadinga ikindi ki application kitameze gutya. Hanyuma nurangiza uze urebe uyikandeho. Numara kuyikandaho bazakubwira usome ibintu mbega ikora. Hanyuma numara kubisoma uzaza ukande hano handitse I agree. Hano uzaza ukande hano handitse I agree, mbega nyine ubyemera. Numara kubyemera uzahita uhinguka muri application yawe gutya, uzasanga bimeze gutya. Noneho urabona hano hari utuntu twanditseho okay, mbega nyine hano nukuyiha nyine access kugira ngo nyine ibintu nyine igiye gukoramo hano ijye ibikora 100%. Hano rero uzaza tuno tuntu udukandeho okay, nyine uzagenda udukandaho twemeza kugira ngo nyine application yacu itangire gukora. Okay, noneho iyi application iratangaje cyane. Iyi application ni nziza cyane. Niyo mpamvu sinzi kabisa, sinzi ibintu muzajya mungurira kugira ngo nyine nkomeze kubaho udutrike nk'utu ngutu. Noneho urabona application, urabonamo hano harimo ya ma application yacu yose dusanzwe dukoresha. Hanyuma ikintu tuzakora ni iki: hano urabona hariho ibintu bimeze nka wifi. Kugira ngo iyi application yacu itangire gukora, tuzaza kari akantu tugakande tugafungure. Kari akantu muri kubona hejuru tuzaza tugafungure. Sinzi niba muri kukabona, karanashyizeho ikiganza nyine, karanashyizeho urutoki. Uzaza gutya ugafungure. Numara kugafungura bakubwire ko kagiye gutangira gukora, mbega nyine kari bunafungukira hari hejuru, hari ahasanzwe haba manuze amanetwork hejuru cyane. Nurangiza uze ugafungure, uzaza ugafungure wemeze okay. Nanone bazakubwira ngo connection request NetGuard want to set up a VPN connection that allow. Mbega nyine hano gahise kafungukira hari hejuru. Nureba neza hari hejuru hari akantu kagiyeho kameze nk'agafunguzo, kanze ndaje nkabereke mu kanya. Hano bazakubwira ngo iyi message mbese izahora igaruka. Hano uzakande don't ask me again, hari nyine mbega nyine ntizongere kugaruka. Okay, noneho hano barakubwira ngo battery user, mbega nyine urabona yano ma application n'ubundi urabona ko harana ibijyanye na battery nyine. Aya ma application asanzwe atwara umuriro mu buryo tutazi nyine.
umuriro wacu muri telefone nyine. Ubundi telefone yawe nubona ishyuha ukabona ishiramo umuriro vuba vuba, hari ama application menshi usanga yikoresha, hari ama application menshi usanga yikoresha wowe mu buryo utazi, iyi application rero, ayo ma application yose ibasha kuyamenya ikayabumbira hamwe mu gihe uri nko kuyikoresha warayestaye nyine, warayihaye access. Ibyo bi application ntibikore mu gihe utabihaye uburenganzira. N'abanoze n'abasikama nyine bakunda kwinjirira ama telefone, iyo yino application irimo ntabwo babasha kwinjira telefone. Noneho urabona hari utuntu dukoze hari ahantu ko mutatubonye neza, kanze ndaje ntubereke neza 100%. Urabona twe dufite connection ariko Facebook yanze gufunguka. Urabibona dufite connection ariko Facebook yanze gufunguka, kandi hari hejuru urebye hariho connection. Kanze ndaje mbibereke neza kandi mbereke ibintu nkoze kugira ngo iyi Facebook ntifunguke. Umvishe, ndashaka bino bintu mubyumve neza 100%. Ndaje mbibereke, reka tujye muri application. Reba hano ahangaha, si ubibona? Reba utu tuntu, si utubona turiya tuntu nari nagiye ndahakanda, none njya kuri Facebook yanga gukora, none ntukuye. Urabona Facebook irakoze, si ubibona? Urabibona? Mbega hano nyine Facebook nari nyihagaritse kugira ngo ntikore, ntayihaye uburenganzira. None reka ntusubizeho urebe, si ubibona? Ntusubije hano ari connection ndayifunze, ari nanuze na network na wifi nyine nayo ndayifunze. Urabibona? Facebook si ubibona ko yanze gukora? Urabibona? Si ubibona ko yanze gukora? None reka nze ngaruke ntufungure ntukure. Hano nintukuraho Facebook irakora. Reba, urabibona ko isi ikora? Si ubibona? Urabibona? Nukuvuga ngo hano application yose ushaka mwayira application urayihagarika mu gihe utari kuyikoresha, ukayihagarika ukayima access, ukayibwira ngo ntizongere gukoresha connection zawe mu gihe utabishaka. Kwa nk'igihe usanga wifite tumega duke udashaka ko dushiraho. Mbibutse ko application zose ziba ziri gukora, zose zirakora iyo ugifungura connection gusa, icyo gihe application itangira gukora. Niyo waba utayifunguye application itangira gukora. Ushobora kuza ukavuga wenda urugero, iyi application sinyikoresha, ningi sinkunda kuyikoresha, mbega nyine ukagenda ureba za application udakunda gukoresha kandi zikoresha mamega. Application zose zirimo hano zose ziba zikoresha mamega. Ukaza nyine zino application zuzi udakoresha ukagenda uzihagarika. Ndakeka muri kubibona. Ukagenda uzihagarika ukavuga izi ntabwo nzikoresha, izi ndazikoresha. Mbega nyine izukoresha ukazireka. Gusa mbibutse ko bino bintu bikora iyo karakantu wagafunguye karako hejuru kariya kajya gusa umuhondo mu kuntu kariya yo wagafunguye nibwo bino bintu bikora. Utaragafunguye niyo wabikora ntabwo byakora. Okay, noneho reka tugaruke hano kuri utu tudomo dutatu. Ndakeka muri kuhabona tuza hano handitse settings. Reka tuza hano handitse settings, noneho mberekemo utundi dutrike tw'ubwenge. Guys, mbibutse ko application mbazanira nta application nkuzanira yagira icyo yangiririza kuri telefone igihe ibyo nakwigishije wabashije kubikora nkuko nabikwigishije. Nta application nimwe nigeze mbazanira yakwangiririza telefone. Njewe mbazanira application ariko nabanje kuyikorera ubushakashatsi ngo ndebe ese ibyo bintu irabikora 100%. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo kudakanda subscribe hano uba uri guhomba, ni igihombo. Hano ushaka waza ugashyiraho 2G cyangwa ugashyiraho 3G, hano nyine uraza ugasettingaho connection ushaka. Iyo connection settinzeho hano, iyo telefone yawe niyo ikora. Mbega hano nyine hano connection usetinze wowe ushaka niyo ikora. Noneho ushobora no kugaruka hano ukavuga noneho reka mbloke wifi, wenda wifi ntiyongere gukora. Yari ama application yose mbega nyine nya blockere rimwe, ntihagire application nimwe yongera gukora kuri wifi. Ushobora kano ukagafungura, kandi ugafunguye ni ukuvuga ngo application yose iri hara muri telefone ntabwo yakongera gukora kuri wifi. Ikora ari uko wongeye kugafungura, ari uko wongeye kugafunga nyine. Nanga ushobora kuza ukavuga connection isanzwe, ushobora nko guha umuntu telefone ukagasiga uyifunze nyine kugira ngo ataza kuyikoresha ku bintu bijyanye na connection. Hano niho ubasha kubikorera, waza ukagafunga igihe ushaka kuyikoresha ukongera ukagafungura. Mbereke nk'urugero kuri wifi. Hano application yose wafungura ntiyafunguka bitewe nuko Facebook ari yonyine ikunda gufungukira kuri ku mamega nyine byihuse, niyo ndi kuberekeraho urugero. So ubibona hano bitewe nuko ndi gukoresha wifi hano ntiyafunguka, ariko nkafunguye twinjiyemo nkongera nkakagira nkagafunga, reka nze nkafungure. Okay, so ubibona ko nkafunze, ariko reka tujye kuri ya Facebook yari yanze gufunguka kure do ni nko gukoza. So ubibona, urabibona guys, kano aka kantu nakubwenge nugakoresha witonze, kano kantu kazagufasha neza cyane 100%. So ubibona se hano ushobora kuza nyine ukabisettinga ushaka nanuze na connection zisanzwe, naho ukaza ukayishyiraho
mu gihe nyine ushaka kuyikoresha ukaza ukagakura gusa ukareka kubyibagirwa kuko ushobora kugafungura ukabyibagirwa, wabyibagirwa rero ukagira ngo telefone yawe nka connection yapfuye ugasanga nyine bibaye nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ikintu cyose ukozemo hano uba ugomba kukibuka. Urabona za application twagiye dufunga urabibona ko ziba ari umuhondo, hano tuba twahindutse umuhondo, application yose wafunze ngo ntizagikoresha amamega yawe. Hano noneho izi ziri gukora ziba zisa icyatsi, urabibona ziba zisa gutya iyo ziri gukora nyine, iyo ziri gukora ziba zisa gutya. Ushobora no kuza nyine ukavuga bino application byose bimarira umuriro. Mbibutse ko telefone ishiramo umuriro vuba vuba ari uko iri gukora kuri internet, itari gukora kuri internet icyo gihe ntabwo umuriro ushira vuba vuba. Niyo itari gukora hano kuri internet ishiramo umuriro vuba vuba, nanuze za application zituma battery ikora vuba vuba nyine. Yino application nyine iba yabigize nyine, iba yabigabanyije uwo muvuduko nyine. Niyo mpamvu mba nababwiye ngo ikintu cyose nkizana ariko nabanjije kugikorera research. Noneho ushobora kuvuga noneho ntabwo nshaka gukomeza kubikoresha, ukaza kano ugahita ugafunga. Kano iyo ugafunze niyo bino byaba ari umuhondo ibi nundi birakora. Iyo wagafunze hariya utari kugakoresha birakora 100%. Iyo ushaka nyine kugafunga nyine ni ukuvuga ngo iyo ugafunze nta application nimwe, mbega nyine iyi application nyine ubuyatse uburenganzira bwo gukomeza gukora bya bintu wari wayishyiriyemo ikara ugafunze. Ariko ugafunguye icyo gihe gatangira gukora application yose ukoresheje ushyiriyeho ngo wifi ntikore cyangwa connection ntikore, icyo gihe ntabwo ikora. Wenda urugero nka gutya uje ugashyiraho kwa kundi nyine ukagenda wemeza cya gikumye ntabwo byakora. Guys, mwibutsa ukanda subscribe, like, comment, share.